winube umutima wanjye nizigiye urwo rupfu rwawe ngwino utahe umutima wanjye nizigiye umusaraba abari mu ijuru bazagusingiza nuza kwima ya ngoma yawe nzakumbwira uti itaho ngwino wibane nanjye haleluya bizanezeza bizanezeza cyane Yesu kuko nzumvijwe ryawe ryiza bizanezeza cyane mukiza nzagusingiza nawe reka twakire umushumba wacu asenga Imana asengera imitima yacu igiye kwakira ijambo ry'Imana. Mana Isirayeli, Imana ikiranuka muri byose, se umwami wacu Yesu, twifatanije n'isi yose, twifatanije n'abera bose kugushima no kuguhimbaza tuvuga yuko uri umwami. Uri umwami warabivukanye, uri umwami warabisigiwe, uri umwami wabikoreye, uri umwami wabitsindiye. Turagushimye, tugushimiye uyu munsi ni itariki tugezemo, twibuka umunsi wasigaga icyubahiro cy'ijuru, kemera kwambara kamere k'umuntu, ugahinduka umuntu, ugahinduka ndetse umugaragu, ugahinduka n'imbata kugira ngo ducungurwe. Turagushimira ikiguzi cy'amaraso yawe watanze ku musaraba kugira ngo ducungurwe. Turagushimiye yuko abatari ubwoko, turagushimiye yuko abatari bakavukire ku masezerano waduhinduye ubwoko bwawe. Niyo mpamvu uyu munsi turi hano kugira ngo tugushimire ibyo. Turateranya hano mu nzu yawe mu buryo bwo kugushima no kuguhimbaza, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga mwami ubutsinzi bwawe. Ngaho rero muri uyu mwanya tugiye kwakira ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo wegere imitima yacu. Wabwiye abigishwa bawe, urababwira ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ureke ijambo ryawe rihembure imitima yacu, ureke ijambo ryawe risubize intege mu mitima yacu, ureke ijambo ryawe rize riturememwo ibyiringiro. Abari bacitse intege, abari basubiye inyuma, abari batendebukiwe, mwami ureke ijambo ryawe ryongere rireme ubuzima hagati mu mitima yacu. Turasengera umukozi wawe ugiye guhagarara imbere y'iri teraniro n'umuntu, ariko umwuzuze ubuntu bwawe kugira ngo twebwe twese twicaye hano muri iri teraniro ndetse n'abadukurikiye bari kure, abigishwa n'umwigisha dusangira ibyiza byose. Turafata imbaraga zose z'umubi, turafata imbaraga zose z'umwijima, mwami zo zose zirwanya ubushake bwawe. Turagusabye kugira ngo mu izina rya Yesu zitsindwe. Ureke ijambo ryawe riganze, ureke ijambo ryawe mwami ryera imbuto mu mitima yacu. Ubane natwe turyumva, ubane n'umwigisha avuga, arangurure mwami mu izina ryawe, kandi umukize imbaraga, umukoreshe, ukoreshe ururimi rwe, ukoreshe akanwa ke, ukoreshe ibitekerezo bye, ukoreshe umutima we kugira ngo twebwe twese tugubwe neza kandi twakira amagambo y'ubugingo. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza muri byose, niko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. ari ivuze murambabarira nyine ntabwo mperutse ubu buryo nimaze iminsi nibereye ku ishuri, ariko nshimye Imana ko
nyemereye kugera hano nkuko babivuze maze umwaka n'igice ndi ku ishuri ariko sibona agomba kumara ahubwo nabuze inzira inzana inaha. Iyo bavuze covid bamwe ntimwemera ko inabaho, bavuga muti bashobora banabeshya nta nihari ko ntimwabonye abantu bapfa, mubona inzu bakinga abantu barashize. Igihugu romvuyemo ni igihugu cy'Ububirigi, ni igihugu cya mbere mu bihugu byo ku isi byarwaje abantu benshi, bipfusha abantu benshi. Igihugu gito cyane kingana n'u Rwanda n'abaturage bangana nk'abo Rwanda, ariko ukurikije abantu barwaye ukareba n'abapfuye, umubare w'abaturage, umubare w'abarwaye n'abapfuye, ni igihugu cyapfushije abantu benshi cyane. Ubwo rero mu bantu batatu baba bahagararanye umwe abarwaye. Ubwo rero kuba naravuyeho ntarwaye niho gitangaza. Inahanga igitangaza ni ukurwara, ariko twebwe igitangaza ni uko umuntu arwaye ntamureba birabatangaza. Twebwe nibisanzwe aho tuvuye. Ndashimira Imana rero ko Imana yandindiye muri ayo mahanga kandi ikabana n'umuryango wanjye. Kanugire nsabe bahaguruke, madamu n'umwana wanjye mukuru bahaguruke ngebe babasuhuze. Mwegere hano imbere, aya mirwe ntago apfa kuboneka, mwegere gato imbere hano musuhuze iteraniro, kuko badutumiye twese. Goro musuhuze iteraniro. Ndashima Imana ku bwa madamu wabashije kubana n'umuryango, mwegere imbere gato, mwegere hano abantu bashaka kubasuhuza. Minota ya hano ntago ari myinshi, hano umuntu akora yihuta cyane. Ubwo rero ndashima Imana ku bwa madamu wabashije kubana n'umuryango, nimusuhuze nta kibazo musuhuze. Yesu ashimwe. Shimye Imana kongera kubona inyarugenge. Nibwo bwa mbere twateranye. Murakoze cyane, mujye kwicarira. Ndashima Imana rero kuko Imana yabanye n'umuryango muri iyo minsi yose, kandi ndashima Imana ku bwanyu, ku bw'inyarugenge, ku bw'ibintu Imana yagiye ikora, turabibonesha amaso biragaragara ko Imana bari bakingura urusengero. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi na bene data barabasuhuza aho narindi ngemba ku ishuri, ariko najyaga njya gusura amatorero amwe yacu. Nasuraga amatorero yo muri ibyo bihugu, mu bihugu bindi, ariko hari n'amatorero y'abapantekote bakomoka hano muri ADPR, bari mu Bubiligi n'abari mu Bufaransa. Ndetse muri iki kiruhuko cy'amezi 2 bari bansabye ko njya kubafasha. Nabashije kugipari nyobora itorero ryaho ry'abapantekote, ibyo mukunze kuba muzimo umuntu cyane witwa Makabuza Alexis na madamu murabazi muri Hoziyana. Abo rero ntekereza ko buri gihe cyose bakurikirana ibintu by'inyarugenge. Aho rero nahamaze amezi 2 nza kuhava nsubira ku ishuri. Muri iyi minsi rero nibwo nabonye inzira yo kuza mbona uko ngera hano. Bishimye Imana rero kuko ibyo byose niyo yabikoze. Ndashima Imana ko kubw'ubuyobozi bw'itorero bwangiriye icyizere bukampa ubutumire bwo kuza hano. Hano ntago ari ahantu horoshye, ariko kuba barangiriye icyizere bakambira unangize kubasuhuza ni umugisha ukomeye. Aho nsengera Kamashashi harafunze kuva igihe cyose mu zizigiro zafungiwe, ntabwo nyine bari gusenga. Ariko Remera barantumiye ku mushumba twahoranye hano muramuzi Kayiranga, yarantumiye ngiyeyo inshuro 2. Na hano rero naho ngize umugisha wo kuhakandagira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndashima rero umushumba by'umwihariko ni n'umubyeyi wanjye. Aya mashuri ngezeho niga, sinzarurira kubivuga yaba hari cyangwa adahari, niwe watumye mbasha kwiga. Ubundi twahuye ari umushumba wanjye w'Iremera ntarize segonderi, kubera amateka y'ubuzima abantu baciyemo, arambwira ngo ujya kwiga. Yanyemereye kujya kwiga rero, ampa ububasha, arambwira ngo ujye kwiga. Kandi njya kwiga nyobora umudugudu, nambara teni y'ishuri, niga kuri paperi Kacyiru, asigara na paruwasi n'umudugudu akabikora byombi. Nitwa ko nyobora umudugudu, ariko narigaga amashuri, niga uwa 4, uwa 5, uwa 6, nyobora kuri paruwasi, kandi niga ku manywa, asigarana umudugudu na paruwasi. Kandi hagira umuntu umubaza ngo kuki wamuhaye kujya kwiga, akavuga ati icyo yishe ni giki. Aranshyigikira rero rwose njya kwiga. Ubwo rero n'umubyeyi wanjye, urumva umuntu kugira inama yo kwiga abagukunda, kandi abaguhaye impano, abaguhaye ikintu utazibagirwa. Ndangiza segonderi, ndamubaza nti ndangije bitabangana mu gatatu, reka arambwira ati ntabwo uriga, subirayo ko muzi yo kwiga ntabwo urarangiza. Njya kwiga hano muri SFB niho narangirije, nabwo mba narangije. Arongera arambwira ati komeza wige, none ndikora masters hariya. Uburundi birakari bumbwira ati ntuzarangize ngo ugarukira ahangaho komeza wige. Ubwo rero ndashima Imana ko yankiriye inzira
nkaba mbasha kwiga ndi mukuru kandi ntabwo nakwiga gutya ngo mbikinishe. Nta mahirwe Imana iha abantu bangana nkanjye, si benshi Imana iha amahirwe gutya. Abana bato bagombye kwiga, nigana n'abana batoya b'imyaka 18 21, kuko abana b'abazungu ntabwo biga barushye nkatwe. Haye bajya bambaza bati wabaga hehe ugeje iki gihe warabaga kwandi imyaka ufite, abandi bizuba hehe, kandi nibyo koko ubundi nabaga hehe iyi myaka ingana gutya nabaga kwandi. Ariko muzi ubuzima twabayemo aho Imana igukiriye akanzu uhita ufatiranya. Ndashima Imana rero ko yabange nanjye muri ayo mahanga kandi ikabikomeje kubana nanjye. Niga mu ishuri ryiza cyane ry'abamisiyoneri, niga muri seminari nkuru ikomeye cyane hariya mu Bubiligi, ariko ni ishuri ry'abanyamerika nubwo rikorera mu Bubiligi, kandi n'abapantekote beza buzura umwuka wera kandi bategereje kuza kwa Yesu. Ubwo ndashima Imana ko nagize ibihe byiza ku giti cyanjye ndetse no ku banyeshuri tubana bose. Barambwiye uningera mu Rwanda nzabaha intashyo, mwakira intashyo za bene data, abo twigana, abarimu, abanyeshuri ndetse n'itorero ry'Imana. Igihe kizagera ahari mbazane, kuko harimo abamisiyoneri bakunda kugenda. Imana nishima ko byemera tuzazana hano tubasuhuze mu gihe gikwiye. Ndatinze rero iminota ya hano ntago ari myinshi, bambwiye ko ari iminota 35 maze 5, ariko nibyo shimwe ryari ngombwa. Kandi ashimira abakozi b'Imana twakoranye hano, abo bose twarakoranye. Gatanazi twarabanye, murabizi, mwarimu Jean Paul twarabanye, ese haro tutabanye hano da niko mwarimu Alex twarabanye, kozi Imana we gahunda twarabanye, Rose twarabanye. Ubu rero hano ndisanga ko si ukuri bene data. Ushimye Imana rero ko nagiye abantu twakoranye nkaba ngiye abasanze, by'umwihariko n'umushumba twabanye umubyeyi wanjye akaruyoboye hano. Zonyine ndafashijwe gusa birahagije, no nakwitahira. Nashima Imana kubw'ibyo, kuko Imana mwese yabarinze. Ntago mbasha kubareba mwese rero ngo menye buri muntu wese, kuko hari n'abari kure na za maske zituriho zituma tutabasha kureba umuntu ngo ninde uhari. Ariko mwese mbashimiye Imana kuko ari abashyitsi n'abasangwa. Imana iduhana umugisha kuri uno mwanya. Ndatinze rero iminota igenda ishira, sigaranye nyine nka 29, ariko reka tuganire ku ijambo rivuga gutegereza ihumure. Gutegereza ihumure. Muzi ko ku wa gatanu mwari mufite ikintu cyitwa Noheli, nejo ku wa gatandatu ni iminsi mikuru niyo turimo. Ariko mu bintu tuzi, mu makuru dufite, nuko hari igihe isi yari itegereje ihumure ryo kuvuka kwa Yesu agakandagira mu isi, nkuko byari byarahanuwe uhereye mu itangiriro mu bice bitatu. Ubw'Imana yatangaga igihano cy'Adamu ginikagiha Eva, ariko yabwiye Eva ngo mu rubyaro rwawe hazavamo uzavuka amenagure umutwe Satani. Yavugaga nde rero ko Yesu agomba kuzaza. Nyuma y'imyaka 2000 rero Yesu yaravutse. Mu Bagalatiya 4:4 haranditse ngo igihe gikwiriye gisohoye, igihe gishyitse gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore avukira mu isi kugira ngo aduhindure abana b'Imana. Ubwo rero tumaze iminsi twibuka ko Yesu yatanzwe nka kado. Buriya Yesu ni kado Imana yahaye isi. Yesu bura ni impano nyine, impano ni impano nkuko muyumva. Yesu ni impano Imana yahaye isi kandi bitewe n'urukundo. Burya nta gupfa gutanga kado udafite urukundo. Inahangaha mu minsi mikuru ya Noheli abantu bifurizanya umunsi mukuru wa Noheli. Nazo vugana na Gatanazi turi kujya impaka, arambira ngo sinamuherereje ngo akantu kitwa ngwikira ngo nkwifurije ngo Noheli nziza. Yo zambaza ngo sinakamuherereje. Ndetse kari kukumarira iki bundi? Ni iki kakumariye? Ngo nkwifurije Noheli nziza. Ibyo bivuze iki? Ntacyo bikumariye. Ariko nyine nanone turagakeneye ako kantu. Imana rero ntabwo twifurije Noheli nziza. Ngivuge ngo mbifurije Noheli rekera wicare mu ijuru, ijye vuga ngo twifurije Noheli. Reka yo yatanze Noheli ahubwo. Haleluya! Imana yohereje kado. Ntabwo yatwifurije, Imana ntiyatwifurije Noheli ngo cyangwa ngo ngitwifurize ibi, ahubwo yarakunze isi. Imaze kuyikunda isanga urukundo rw'amagambo ntirurangira, iragenda ifata kado nziza cyane irayipfunyika, iravuga ati ndayohereje. Igihe no kuyohereza nubwo yasanze abantu barangaye, ariko iranayiherekeza. Nimusoma neza muri Luka muzasanga haraje abaririmbyi. Ntagira kado iremerere kuriya iri kuza gutyo gusa, yohereje abaririmbyi bararirimba ngo icyubahiro ni kibi cy'Imana mu ijuru n'amahoro abe mubo yishimira inahangaha mu isi. Iyo mpano iraza, iyo mpano iza ari Yesu rero. Ariko maze kuza ntago abantu bamwakiriye nk'uko ameze.
bamwe Yesu yaje bamwe batabizi batanabyitayeho, ariko Bibiliya iravuga ngo ariko ngo abamwemeye yaje mube abe ntibamwemera. Rimwe Yohana igice cya mbere cya Yohana umurongo wa 10, igice cya mbere cya Yohana umurongo wa 10 kuri 12 yaravuze ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera, ngo cyakora ngo abamwemeye. Ntabwo rero bose bamwanze, ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? Abana b'Imana. Yesu rero ni kado Imana yaduhaye, ariko iyo kado urayipfundura. Akado nyinshi ziba zirambare, ziba zifunze. Akado nyinshi ziba zifunze. Iyo rero ubonye kado urayipfundura ukareba ikirimo. Bibiliya ikavuga rero ngo muri Yesu, muri Yesu imbere, muri Yesu indani hari Yesu, ariko no muri Yesu hari Yesu nka kado, ariko no muri Yesu Imana yatanze Yesu nk'impano. Yesu nawe muri we harimo ubugingo. Muri Yesu iyo ugezemo ugapfundura usangamwo ubugingo. Niyo mpamvu rero abamwemeye bose bakiza izina rye yabahinduye abana b'iki? B'Imana. Imana nishimwe cyane. Iryo ryari ihumure rero abantu bari bategereje imyaka 4,000 bategereje ko Yesu avukira mu isi kugira ngo adukure mu bata bw'icyaha. Uyu munsi rero mu minota mfite ndashaka kongera kubibutsa ko icyo gihe nyine bari bategereje ihumure ryo kuza kwa Yesu bwa mbere, aje kuvuka no gukora umurimo no gupfa no kuzuka agasubirayo. Ubu none uyu munsi twebwe dutegereje iki? Dutegereje iki kuri Yesu? Ni iki dutegereje? Impamvu y'uru rusengero rwubatswe ni ukugira ngo bigende biti? Ni ukugira ngo habe iki? Impamvu wakijijwe ni ukugira ngo bigende gute? Urumva wowe uvutse cyangwa se uriho nyuma y'uko Yesu yavutse yaravutse akora umurimo, arapfa, arazuka, aragenda. Twebwe ab'inyarugenge, twebwe bo mu gihe cya none dutegereje irihe humure? Ni irihe humure dutegereje? Icyo tugiye kurebera hamwe rero. Reka nsome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 2:25. Luka ibice 2:25 ugeze 28. Reka nsome nihuta. Luka ibice 2:25 ugeze 28. Reka nsome nihuta. Haranditse ngo kubahageze i Yerusalemu, ni Luka ibice 2:25. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we, yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwana w'Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo wari uri. Simiyoni ngo aramuterura, arangije ashima iki? Imana. Uyu muntu ninde? Numwe mu bari bategereje ihumure. Numwe mu bategereje ihumure rihe ryo kubona Yesu yambaye umubiri akamukoraho. Bibiliya tubwira rero ngo yarategereje. Amahirwe nuko yaramutegereje kandi aranamubona. Turebe undi muntu wa kabiri, ni uwitwa Ana. Luka ibice 2:36 umurongo, Luka ibice 2:36. Naho hari undi muntu wa kabiri. Uriya wa mbere ni umutambyi Simiyoni, wa kabiri utegereje ihumure ni Ana. Ndavuga aba babiri gusa, mvuge no ku banyabwenge. Uyu wundi witwa Ana nawe bamuvugaho. Ibice 2 muri Luka 3:6. Hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho hamara indi myaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Uyu ni uwa kabiri, nawe yarategereje ihumure ryo kuza kwa Yesu bwa mbere, nawe yararibonye. Mbibutse ko bene data, abayuda bo mu gihe Yesu yavutsemo bari bafite amakuru. Ndashaka kubabwira ko aha twicaye i Nyarugenge hari muri urusengero, ni muri salle de reception yo kwakira amakuru. Aha naho twakirira amakuru. Iyo mugiye kwa muganga hari ahantu musanga umuntu bakira. Yamara kubakira, iyo ugiye kwa muganga kenshi hari ahantu unyura
ukabanza guhabwa amakuru, ukavuga ikikugenza baguha amakuru, ariko iyo urangije bagushyira ahandi hantu utegerereza umuganga. Urumva rero hari aho uhererwa amakuru nawe utegerereza umuganga. Aha rero twicaye i Nyarugenge muri korari hano ku Ruhimbi mu nshingano, ni ahantu muri reception twakira ijambo ry'Imana, twakira indirimbo, twakira ubuhanuzi. Ariko hari n'ahandi hantu ushaka kubabwira uyu munsi dutegerereza umukwe. Hari ahandi hantu mu isi y'umwuka dutegerereza umukwe. Hano ni mu idini nyine turahicaye twese twumva amakuru asa, ariko hari ahandi hantu umuntu ategerereza umukwe, ntabwo ari hano, ni mu isi y'umwuka. Naza kubabwira mu kanya. Abayuda rero bari bategereje nabo Mesiya bose, kavuge bose, ariko noneho ntibajya aho bahurira nawe. Ni ukuvuga ngo utegereje umuntu, ariko aho uri siho aza kugusanga. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire bene data, twe dutegereje ko Yesu agaruka, ariko mwirinde kurangazwa n'ibimubona n'ibyo mwumva, kuko uzaza ntabwo azatinda. Ndetse umurimo yavuze ngageze ku irembo, umuntu wese arebe ko aho ategerereje ariho. Gutegereza nzi ko mubizi, indirimbo baziririmbye twazisubiyemo, nanjye nibyo ndi kwiga, nibyo hora urepeta, ariko ayo ni amakuru. Ariko hari n'ahandi hantu umuntu ategerereza nyir'ubwite. Hari kuri reception aho wumvira amakuru, hakaba naho utegerereza nyir'ubwite. Reka rero turebe Abayuda rero. Ikintu cyantangaje n'abamaraya, abamaraya basambana bari bazi ko Yesu azaza. Byarantangaje rwose. Ndashaka kubabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda abantu bose bakoze iminsi mikuru yo kuvuga ko Yesu yavutse. Bamwe babikoze nka business, inganda zicuruza ibiyobyabwenge zikora inzoga nyinshi. Ibihugu bitemera Yesu, uyu munsi mukuru ni umunsi utarimo agakiza ariko urimo amafaranga. Ni ukuvuga ko isi yose rero iza makuru bari bafite ko ari umugabo witwa Yesu wavutse, nubwo batamwizera. Ikindi isi izi yuko uwo mugabo bajya bavuga ko azagaruka. Ayo makuru yose arazwi. Mbibutse ko Yesu no kuzuka kwe abamwishe bamenye ko azazuka, bajya kurinda imva ye. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abasirikare n'abashinga umutekano na politiki y'Abaroma baravuze ngo yajaga avuga yuko azazuka, none uwo mubeshyi atazazuka twakorwa n'isoni, mugende murinde imva ye. Ibyo byerekana ko yavutse babizi, imirimo abaguriza ubutumwa bwiza barabimenya, no kuzuka kwe bajya kurinda imva. Ayo ni amakuru bafite. Ariko n'indaya zari zibizi. Mu bice bine muri Yohana 24 hari indaya y'Isamariya, umusamariyakazi yahuye na Yesu ku iriba, aramubwira ati iyo waba uruzi impano y'Imana, ko Yesu yamubwiye iyo waba uruzi impano y'Imana ukamenya n'umuntu gusabye amazi, wagombye kumuha ku mazi ayasanzwe, akagwa ku mazi y'ubugingo. Indaya iravuga ngo tuzi neza ko Mesiya azaza. Ni indaya butwi ariko ifite amakuru. Tuzi neza ko Mesiya azaza. Iri gusamana, yararanye abagabo bane mu rugo, ariko iravuga ati ariko nubwo meze gutyo, ariko ngizi neza ko Mesiya azaza. Tekereza nawe, n'indaya zari zibizi. Nibwo Yesu amubwiye ati ariko wamenye ko ahubwo ari nge Mesiya washakaga. Amahirwe y'indaya nuko yaje kwakira Yesu bikamuhindukira umugisha. Reka tujye kureba Natanayeli na Filipo mu bice bibiri muri Yohana. Umwe ari umuhinzi. Muzi ko Filipo yamenye ko Yesu yaje, Yesu amaze imyaka 30 irenga. Filipo ni umurokore, nawe wari utegereje amakuru yarabaye, Yesu yaraje, ntago Filipo abizi. Ariko amahirwe ngo Yesu aramuhamagara aramurembuza. Filipo yabagahe. Iyo tuvuga Filipo mu bice biri muri Yohana, Filipo yabagahe. Ni gute Yesu yavutse? Yesu akagira imyaka 10, akagira 20, akagira 30, Yesu akabatizwa. Filipo ntabimenye. Muzi ko na Yesu yabatijwe, ariko hakaba n'ubuhamya. Ndetse Imana iratangaje, yabanje gukoresha itangazamakuru. Ibi bintu by'itangazamakuru mu byubahe, buga n'Imana iraryemera. Yaravuze atumva rero, sinshaka ko bazabona urwitwazo, mubanze mushaka umunyamakuru ufite umwuka wera ajya kumvugira ko nzaza. Ni Yohana Mubatiza nawe yaje ari umunyamakuru. Niyo mpamvu atagomba gukorana na Yesu. Yari yaje kuvuga ko Yesu azaza gusa. Yesu yamara kuza, umunyamakuru abarangije akazi ke. Yohana rero ajya kuri Yorodani, Imana iramutegura kuva ari umwana muto, ngo yajaga ngo arye ubuki bw'ubuhura gusa, yambaye umwenda w'ingamiya ngo aba aho hantu. Imyaka 30 igeze, ahagarara kuri Yorodani, aravuga ngo ndijwi byurangurura mu butayu ngo mugorore inzira ze. Abari abanyamakuru barazamubaza ati tubwire, ni wowe Mesiya? Ababajije ibyo n'abafarisayo.
bene data ibi bintu birazwi, ibyo gukomeza kubabwira nta kintu mutazi, nta kintu nyarugenge mukeneye kumenya. Ubu gahunda iri imbere yacu ni ukuza kwa Yesu. Ibindi turimo ntago Yesu ari akabebe kari mu muvure, ntago ari mu birugu, reka ubu ngubu ibyo byararangiye. Uyu mugabo ahagaze ku irembo aje gutwara itorero. Amakuru muri afite rero, natakujyana ugasigara ntuzitwaze ngo wumve inyigisho nkeya. Inyarugenge mufite amahirwe menshi, mwumvise ibintu byinshi. Yohana yaraje umubatiza aravuga ngo ndijwi. Bamubaje baturi igiki wowe? Abafarisayo, abasadikayo, abasirikare, abakoresha bikoro, abantu bose baguye bari bafite amakuru. Nubwo mwicaye hano mufite amakuru mwese, nta numwe utazi ko Yesu azaza. Nagusiga uzavuga ko ari icyo utaruzi, n'icyo utaruzi. Nibwo rero Yohana atanga igisobanuro, aravuga ngo muri kumbaza iki? Abasirikare bati turakubaza uriwe, abapolisi baturinde, politiki aturinde, abanyamadini baturinde. Aravuga ati umureke mbabwire icyo mumbaza ndakizi, muri kumbaza niba ari nge Mesiya. Bigaragara ko Mesiya bazi ko agomba kuza. Ikibazo kirihe rero? Kiraho bamutegerereza, ariko kumenya ko Mesiya azaza bari babizi. Maze rero aravuga ati njyewe sinde Mesiya, ati sinde na wa muhanuzi, sindi na Eliya, sindi Yeremiya, sindi wa muhanuzi, sindi na Mesiya. Uri igiki? Ndi umunyamakuru, ndijwi ryurangurura mu butayu ngo dukore iki? Umugorora iki? Inzira ze. Bamwe baremera, abandi barabyanga. Ayo makuru yaratanzwe mbere yuko Yesu avuka kugira ngo atone urwitwazo abantu bazana. Ayo makuru arazwi. Iki unatana kamugera kuri Filipo rero amaze imyaka 30 ataza amakuru amureba. Yesu amaze iminsi araho, Yesu ayarabatijwe kugeza ubwo n'ijuru ritanze amakuru. Ijuru ryaravuze ku mubatizo wa Yesu ngo uyu mwana wanjye nkunda mwese mumwumvire. Ntabwo ayo makuru bayitayeho. Umunsi umwe Yesu ahura na Filipo aramubwira ngo nkubwire, aramwibwira ati ninjye. Undi ati sumaze iminsi binahanga, ati maze iminsi ndi nahanga. Waje ryara ati 30 irashize. 30 ati maze 30 ntuye. Yesu ntabwo yigeze afata indege ngo ajye Dubai bamuburireyo. Yesu ntiyagiye mu Bushinwa, yagonye muri karitsiye hahandi batuye, kubera kudategerereza agomba kumutegereza ntibamenye. Aravuga ati ngeze amahirwe nkumenye, singiye kubyicarana. Ayo makuru sinayicarana, ngiye kuyabwira Natanayeli. Asanga umuhungu biganye, niyabariganye Butare, niyabariganye he iruhande, asanga ari guhinga. Asanga Natanayeli aramubwira ngo uze amakuru ufite? Ati yambwire. Uwabahanuzi bahanuye ibyanditswe bikamuvugaho, namubonye ni Kristo. Bigaragara ko Yesu bari baramuhanuye n'ibyanditswe bimuvugaho. None avuka byagenze biti? Kuki bamuhanuye bakanamuvugaho nyamara yaza ntibabimenye? Hari impamvu bamutegerereje hatariho. Niba mbwira itorero rya Nyarugenge kugira ngo Yesu we dutegereje agomba kuza, nta kabuza ari mu nzira zageze ku irembo. Ariko ndashaka kubabaza mumutegerereje hehe? Nihuse rero reka turebe Simiyoni haramutegerereje. Simiyoni yaramutegerereje hehe? Simiyoni hari ibintu bitanu bimuranga yakoraga. Ntago kumutegereza no kubyigisha, sino kubiririmba, sino kubivuga, sino kubyiga muri Bibiliya. Oya, ugomba gutegerereza aho Yesu uzamubona mugahura. Dore ibintu Simiyoni yakoraga bitanu. Icyambere yari umukiranutsi. Uyu mugabo bamutegerereza mu gukiranuka. Yohana yaravuze ngo nuko rero ngo bakundwa turabana b'Imana, ubu none turabana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa. Ngicyo tuzi neza nuko uwo ni yerekanwa tuzasa nkawe, ko tuzamureba uko ari. Ariko avuga ko kumutegerereza, aravuga ngo ufite amen, ufite iki? Aravuga ati ufite ibyo byiringiro agira gute? Yiboneze. Dutegerereza kuza kwa Yesu mu gukiranuka, mu kwiboneza. Cyari kimwe uyu mugabo yakoraga witwa Simiyoni. Icya kabiri, kwirinda. Yaramubwiye ngo Simiyoni ngo yari umukiranutsi wirinda. Ni ikintu cya kabiri cyatumaga Simiyoni agaragaza ko ntafite amakuru gusa aranategereje. Icya gatatu, ngo yarazi neza ko nta humure rihari Yesu ataragaruka, ataramubona. Aravuga ati sinzapfa. Byari byarabaye umuhigo wa Simiyoni, sinzapfa ntabonye uyu mugabo. Icya kane, ngo umwuka wera yabaga muri we. Nukuvuga ngo itorero iyo ridafite umwuka wera ritacyumva Imana, yitorero ritacyumva umwuka wera. Iyo umwuka wera ataba mu itorero, umwuka wera nta jambo agira, umwuka wera atayobora itorero, tanga tunamwirukana. Itorero aba ari nk'ikigo cy'imfubyi kibera aho ngaho, kuko umwuka wera n'utumara ubupfubyi akatubwira ko Yesu ahari.
kuko Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi nzaza kubana namwe. Umwuka wera yari muri Simiyoni. Icya gatanu ngo arangije aranamuyobora. Ntabwo umwuka wera ari kuvuga mu ndimi, reka yari afite umwuka wera ariko ngayoborwa n'umwuka wera. Bibiri kavuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'iki b'Imana. Bene data rero, ibi ni ibiranga Simiyoni kugira ngo ashobore kumenya ko Yesu yaje, byatewe n'urukuntu aho yaramutegerereje. Ana we yarameze gute? Wa mupfakazi hari ibintu bitanu nabonye kuri Ana. Icyambere, kwihanganira ubupfakazi. Yamaze imyaka 7, umuntu w'imyaka 7 washatse abakiri inkumi, tuvuge ko yashatse afite imyaka 21 cyangwa 18, arangije amarana n'umugabo w'imyaka 7, yaba 25. Noneho uwo mupfakazi w'imyaka 25 nawe ngo yarategereje byahumuri. Hari ibintu bitanu yakoze rero. Icyambere, ubupfakazi bwe yarabushoboye, arabutegeka, aravuga ati ndi umupfakazi ariko ntegereje ihumuri. Ibaza umuntu wapfakaye afite imyaka amaze n'umugabo imyaka 7, ngo arangije ngo agahora mu nzu y'Imana aramya. Ibavuga kuramya ni ijambo rinini cyane, ngo yahoraga aramya, yahoraga mu nzu y'Imana ngo ayihimbaza. Niho cya kabiri yakoze, ndi umupfakazi ariko nindamarara sinzabona Mesiya. Icya kabiri, abo muntu udahunga Imana, uba hafi y'Imana. Icya gatatu, ngo akiriza ubusa kugira ngo umubiri awutegeke, ngo yirizaga ubusa. Icya kane, ngo agasenga amanywa na nijoro. Icya gatanu, ngo nawe yaravuze ngo sinzapfa ntamubonye. Aha rero niho bategerereje kuza kwa Yesu. Bene data rero, ndegera ku musozo. Kuki abantu batunguwe mu gihe cya Yesu nubwo he n'abandi ibabaye maso? Kuki abantu bagiye gutungurwa no kuza kwa Yesu? Impamvu ni eshatu. Impamvu imwe mbona igiye gutungura abantu neza, tugatungurwa dufite amakuru tuyaririmba tuyibitseho. Impamvu imwe nuko dufite imitima ishaje itemera kuba mishya. Dufite imitima ishaje. Reka mabwire rero, iyo umuntu afite moteri y'imodoka ishaje, yayihinduye imodoka iba nzima. Dufite imitima ishaje, imitima y'idini, imitima ya kavukire, imitima ya kamere itemera guhinduka, ishaka kwibera mu idini. Yusomye mu Baroma 12 umurongo waho wa mbere, Paulo yandikiye Abaroma arababwira ati kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi rwose ndabinginga, kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga ngo ndabinginga ngo muhinduke. Yarabwira ngo mu bitabo bizima bishimwa n'Imana. Ku murongo wa 2 aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ngahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye iby'Imana ishima kandi ishaka, kugira ngo umenye amakuru yo kuza kwa Yesu. Bwaba ari ubwa mbere avuka cyangwa nuko bagiye kugaruka, nuko uba wahindutse rwose ufite umutima mushya. Cyo ni cyambere Imana idusaba muri iki gihe cyacu, kugira umutima mushya, nibwo umenye iby'Imana ishaka. Ikikurikiraho, kutivanga n'isi. Murabona iyo isi nayo burya ifite ukuntu urayiteye, isi bidukurura, ariko biriya kugira ngo tutazasigara n'ahangaha nuko munesha isi. Isi ni systeme y'isi, mukayinesha. Tugomba kunesha isi, kuko iyo wivanze n'isi mwakorana ubukwe, twakorana mariage n'isi, gukora divorce biragora. Iyo umuntu yivanze n'isi, urukundo rw'Imana rumuvamo. Iyo rumuvuyemo, kwitandukanya nayo biramuvuna. Urusanga yaba ari amadini, yaba ari abasenga, usanga baragiye bakorana amasezerano n'isi, bakorana ubukwe, baremezanya amasezerano. Iyo divorce kugira ngo izabeho, iyo process ya divorce iragoye. Kugira ngo tumenye ko Yesu agarutse, nuko twitandukanya n'isi, kuko isi ifite ibyayo, ifite ahigana, nako dufite aho tugana. Icyanyuma rero nuko tutarangazwa n'ibintu tutarangarira mu idini. Sinza gutinda, ariko mbigishe ngo cyangwa mbibutse ko igituma dushobora kuba maso, icyambere no guhinduka rwose. Abaroma 12 umurongo wa mbere ngeze kuri 3. Icya kabiri, kunesha iby'isi, kunesha isi, kunesha icyaha. Ugambere rwa Yohana 3 umurongo wa mbere ngeze kuri 10. Icya gatatu, kwemera kuyoborwa n'umwuka wera. Abaroma 8:24. Icya kane, kutarangazwa n'ibyo turimo nkuko byari mu minsi ya Nowa ngo turangare. Ndagira ngo nsoze mutangira rangiye, ariko mbabwire ngo uyu mugabo ageze ku irembo. Ntago ari mu muvure w'inka, ntago Mariya muhetse, ntago ari kumwonsa, ibyo mubivemo byararangiye. Umwanditsi wanditse Abaheburayo 6 yaravuze ngo dukwiye kuva mu bintu bya kera by'inyuma, tukegera imbere aho dutunganirizwa. Bitano rya kabiri mutangira rangiye, ariko turaza kurebera hamwe uburyo ihema ry'ibonaniro hari icyumba cyitwa hera, hari hanze y'ihema,
hakaba ihema imbere muri jaride mu ihema habaga hari igitereko cy'igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro cyo gukarabiramo hari hanze mu ihema. Ariko hari n'ahandi hantu hitwa ahera. Ahera rero niho Yesu azasanga umugeni. Nta mikino, ntabwo Yesu azasanga abantu hanze, azabasanga neza hitwa ahera. Kuba icyo ahera ariho azasanga umugeni nuko hari igitereko cy'amatabaza, hari umwuka wera. Nta bindi bisobanuro. Ni ukuvuga ngo ahantu Yesu azasanga itorero agomba kurisanga ryaravuye hanze mu mihango n'imigenzo y'amadini. Umuntu yarinjiye ahitwa hera ahasanga igitereko cy'amatabaza, umwuka wera, harimo n'amavuta y'Imana. Aho hantu kandi ahitwa hera habaga n'imitsima, akagusanga mu ijambo ry'Imana. Aho hantu hitwa hera kandi habaga n'icyo bita igicaniro cy'imibavu, amasengesho, ijambo ry'Imana, umwuka wera. Ugategereza Yesu ahitwa hera, ntabwo tumutegereza mu rusaku. Hanze batanga ibitambo, hakabisazi, hakaba umunuko, hakaba urusaku. Hari hanze. Bibiri kavuga ngo hanze hazaba imbwa, haba abasambanyi n'abakihiryungiyo. Ariko ahantu Yesu ategerereje umugeni wiwe nahitwa ahera. Yurahera rero uba wenda kwegera hera hahera. Niyo mpamvu rero Yesu adushaka ko tuba turahera, kugira ngo navuga ngo ndaje tube twiteguye. Bakobwa batanu b'abapfapfa n'abanyabwenge, bamwe barahera abandi bari hanze. Ubukwaje abari barahera nibo bagiye kumwakira. Munyemerere dusenge Imana duhagurutse tuyinginge. Amakuru muri afite, nta kintu gishasha mwaje kumva hano, ntacyo mutazi, amakuru yose Nyarugenge afite. Ariko ikintu gikomeye Imana ishaka mumutegerereza ahera niho mumutegerereza. Hana yamutegerereje ahera. Simiyoni niko byabigenje, n'abanyabwenge niko byagenje. Itorero rigiye kuzamuka, mwe kurangara. Yesu agiye gutwara umugeni we. Nimuve mu mikino no mu migenzo no mu mihango, mwegera aho mugomba gutunganywa, kuko umwuka we ageze ku irembo kandi araje. Reka dusenge Imana tuyishimire ko amakuru tuyafite, ariko mwigira imbere gato, muve mu ntege nkeya, muve kuri reception z'amakuru. Hani muri reception aho mwumvira amakuru, ahubwo mujye mu isi y'umwuka, aho umuntu yinjira wenyine akahasanga igitereko cy'amatabaza kiri kwaka, akahasanga imitsima yo kurya, akahasanga imibavu, agasenga amasengesho ari personnel. Nubwo uri kumwe natwe hano twese turi ADPR Nyarugenge, ariko mu buryo bw'umwuka ujye ubikinege, ujye uba wowe, tukajye wumva mwese muhari. Umukwe aba ari umwe. Iyo bazanye ikibazo cy'ubukwe, iyo bageze ku by'ubukwe haza umugeni gusa, nyina ntaza, bakuru be base wabo baramuherekeza, umugeni aba ari umwe. Nuje uba wowe muri ibintu by'umwuka, uri ikinege, ntawe muvukana mu mwuka, ntituza wahuriye n'Imana, no gutahuza agenda wenyine. Uba wowe rero, va mu rusaku, igira imbere mu cyumba. Ahera wajyagayo wenyine, ntawe mwajyanaga, winjiragayo wenyine, kandi ugasanga nta wundi uriyo, ari wowe n'amatabaza, ari wowe n'imitsima, ari wowe n'igicaniro cy'imibavu. Nimuve mu rusako mwinjira hera. Umukoraje ageze ku irembo, mwe kurangazwa n'ibyo muri kubona. Amakuru yo kuza kwa Yesu muri afite, ariko muve mu rusako mwinjira hera aho mwamaze abasanga. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, nyemerera ngushimire uyu munsi wa none ko turi mu gihe cyo kwibuka ko Yesu yavutse, kandi ayo makuru ni ukuri yaraje. Muri byo yavuze ngo ni ukuri yatugezemo, asigaye abana natwe. Amakuru yo kuvuka ko arazwi, imirimo yakoze irazwi, iranditse, ndetse nuko yapfuye twarabimenye, uko yazutse twarabimenye, Pentekote iba twarabimenye. Turi mu bantu rero ba nyuma y'ayo makuru. Twebwe turi gushaka Yesu wo mu kirugu, Yesu w'agahinja, Yesu baheka, Yesu wonka. Siwo twaje kuvuga hano. Dufite umugabo uhagaze ku irembo, uje gutwara umugeni, kandi agomba kumusanga mu cyumba cy'ubukwe, aho bategerereza, aho barindirira, naho bitahera. Tuhasanga amavuta, tuhasanga amatabaza yaka, tuhasanga ijambo ry'Imana, tuhasanga amasengesho menshi. Hana yarategereje, Ana yarategereje aramubona, Simiyoni yarategereje aramubona. Uturinde kurangara, uturinde kwivanga n'isi, uturinde kugira imitima ishaje itemera guhinduka. Urakoze nyakubahwa, gushimiye ko muri iteraniro harimo umugeni. Ahangaha harimo umugeni, ntabwo twese turi indangare. Hano harimo batanu b'abanyabwenge bategereje kuzumva ihumure. Ndagushima ko batanu bahoraho, na batanu barahari, ariko turi gusegera abandi batanu babapfapfa ngo bave mu mikino, bave mu rusaku, buzuza amatabaza yabo amavuta. Urakoze Mana, ngushimiye yuko itorero rizataha, kandi ibyo byiringiro bikuru dutegereje. Urakoze Mana, mwizera Yesu bitwemereye gutyo. Amen.
Imana nishimwe cyane kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye